umuntu numwe nakora ikintu ashaka. Umuntu wese uzi wo kwisi ntago nakora ikintu ashaka. Nagishaka. Kiretse naye ngishaka. Azi icyo ashaka. Ngenzi ikintu nshaka kandi nabonye abantu batazi icyo bashaka. Hafi ya bose. Ku buryo umuntu mukundana akubwira ati nubwo kino kintu gikunda kigomwe kubera ngewe ntiwakigomwe. Nabanza nkareba nimba cyubaka. Nyine hari ikintu ko umuntu ashobora kubwira ati wenda unywa nk'inzoga nyinshi gabanya nabwo wareba ukabona igipimo cyawe wenda ntago gihura n'icyo ukamwihorera. Hari ibintu nyine njye ariko ubundi nkora ibintu nshaka gusa nyine. Wumva ko bikwiriye uko akenshi mba numva ko mpamanya n'umutima wanjye. Cyakora nk'iyo umuntu ambujije ikintu nanjye mbona gihabanye nanjye hari ukuntu nyine buri muntu wese buri abantu bose ubona ku isi iyo ari gukora ikintu kibi nawe buri ababizi tu buri ntabwo wapfa kugenda kubwira umuntu ngo mani ngurukora umujyi wagabanyije gusigaye ukabye manu sikobora nawe abasanzwe abizi abasanzwe abizi ariko yarabuze nyine ukuntu yikontorora nyine byaranze n'iki ariko hari igihe ukubita n'umuntu akabikubwira wenda nawe wari umaze iminsi ubitekerezwa bati nyamara menya bikwiye ubwo n'uriya muntu yabivuze none ugasanga umuntu udafite ubwenge nka Jean Marie arabikubwiye ukahita uvuga ati n'umuntu udafite ubwenge asigaye abibona.